وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأطيعوه فقد فاز المتقون الطائعون. قال الله تعالى في كتاب محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الرسول الكريم. tutangiye dushimira Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuzo nishimwe ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waturemye akadutunganya akaduha inema zihambaye. Muri izo nema harimo ko Allah yaturemye turi abantu, akaduhundagazaho inema nyinshi zitandukanye, ako mu by'ukuri akanaduha isezerano zo kuzabazwa. Iryo sezerano ryo kuzabazwa izo nema twahawe n'uburyo twazikoresheje. Allah rero ntabwo aturetse gutyo gusa, yatugeneye amafunguro meza mu bidutunga hano kuri nosi, ndetse anatwoherezamwe intumwa mu bihe bitandukanye kugira ngo mu by'ukuri uzumva kandi akanazumvira ibyo intumwa zatuzaniye mu by'ukuri wazagorerwe kuzamwijura ubuziraherezo, ndetse n'uzacukubira n'ibyo twazaniye intumwa z'Imana uyu nawe akazabona igihano cyuta ibindi cyo kuzamumurira ubuziraherezo. Allah azabiturinde. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye nta gushidikanya ko nta yindi Mana ibaye ikwiye gusengwa mu kuri no kugaragirwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nkanemeza ko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana, turagusaba ko wamuhundagazaho amahoro n'imigisha byawe, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira iyi dini mu kuri kuzageza ku munsi w'izurwa ry'ibiremwa. Bagaragu b'Imana bavandimwe, uyu munsi wa none ni umunsi uhambaye mu buzima bw'ikiremwa muntu, by'umwihariko mu Islam, cyane cyane ko ni umwe mu minsi mikuru ngaruka cyumweru Allah subhanahu wa ta'ala yatumenyesheje atubwira n'ibyiza biri urimo, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe araza ashimangira ibyo ngibyo. Bityo bavana Islam, ku munsi nk'uyu nguyu nifuje ko tuganira kuri mada nziza cyane. Mu by'ukuri imbago tugiye kuganiraho irahambaye cyane cyane ko uwasobanukiwe ibingiye kubabwira akamenya urwego bifite n'agaciro bifite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntiyakwifuza na rimwe gutandukira uyu murongo. Nta na rimwe, nta saha n'imwe yakwifuza kuba yatandukira uyu murongo ngiye kubabwira, cyane cyane ko mu by'ukuri turaza gusanga ari wo murongo wubakiweho w'Islam guturuka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugera uyu munsi wa none. Ibyo nta bindi bavana Islam, tugiye kuganira ahmiyatul wahdati fil Islam, mu by'ukuri ku byiza byo kubaka ubumwe mu idini w'Islam, agaciro k'ubumwe mu idini w'Islam. Islam mu by'ukuri yaje yigisha abantu kuba bamwe, yaje yigisha urukundo mu bantu, yaje yigisha ubuvandimwe bw'abantu, kugeza naho Islam yagereranije umuntu umuyisilamu na mugenzi we nk'aho bameze nk'aho ari umubiri umwe. Ni nayo mpamvu aya nyinshi za Qur'an turaza kwifashisha, ntangiye ku rugero rumwe aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala ategeka ati ngaho nimusenyere umugozi umwe ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ku idini y'Imana tugomba gufatana urunana, tugasenyera umugozi umwe ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukirinda gutandukana muri yo. Bavana Islam, iyo ugiye kureba Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati mu by'ukuri buri ntumwa yose yabaga ifite misiyo y'umwihariko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye. Buriya intumwa zari zifite ibyo zihuriyeho, ariko na buri ntumwa ikagira umwihariko wa Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye.
ni nayo mpamvu uyu munsi wa none twebwe intumwa y'Imana yatubwiye wa anna umirtu ana almuslimuna ikhwana, nanjye nategetswe ko abayisilamu baba umwe. misiyo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. niyo mpamvu uyu munsi wa none twitwa umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nukubera yuko nta cyagombye kudutandukanya, nta cyagombye gutandukana umuyisilamu na mugenzi we muri rusange. ni nayo mpamvu bavana abasilamu tumaze kubona ko ubumwe mu idini w'Isilamu ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala yaratubujije anadutegeka kugendera kure n'icyo ari cyo cyose cyatuma ducana umubano, cyatuma mu by'ukuri ubumwe bugira ikibazo. ubu bumwe dutegekwa mu idini w'Isilamu buhungabana, ugasanga abantu bashobora kubiba inzangano hagati yabo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. ni nayo mpamvu Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse muri Qur'an atubwira ati wala takunu minal mushrikina, muramenye ntimuzamere nk'ababangikanyamana, nk'abandi bahakanya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina tafarraqu dinahum, babandi batandukanye mu idini yabo, babandi batandukanye mu idini yabo, idini bakarihindura wakanu sha'a, idini bakarihindura udutsiko. mu by'ukuri ugasanga abantu ni abayisilamu ariko ntabwo bavuga rumwe. bamwe baravuga biriya, abandi baravuga biriya, abandi barazana birya, abandi. ikibabaje intumwa y'Imana muri Qur'an yatubwiye wa kullu hizbin bima ladayhim farahun, ndetse na buri tsinda rikajya ryigamba ngo nitwe dufite ukuri, nitwebwe turi mu kuri, kandi ibyo barimo bakora mu by'ukuri biraza gutanya umubano wabo n'urukundo rwabo, usanga abantu bacitsemo ibice bitandukanye muri rusange. ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe cyanyuma, mu gihe cyanyuma muri hajjatul wada, igihe yari muri hajjatul wada, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashimangiye ikintu gikomeye cyane muri khutba yatanze uwo munsi. havuga ko iyi khutba y'intumwa y'Imana ari bwo bwa mbere intumwa y'Imana yari ihagaze imbere y'umubare munini w'abayisilamu. byumvikane ko ubu butumwa bwahawe abantu benshi bwagombye kugira isomo bidusigira abavana b'Isilamu. niba bwarasigiye isomo abari bariho muri icyo gihe, ndange ndagira ngo uyu munsi wa none ibi ngiye kubabwira bitubera isomo bigira icyo bidusigira. Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanze inyigisho kugeza ubwo abasahaba bari aho bavuze bati ya Rasulullah, mbere yuko ngeraha Ibn Sa'id Imana mwishimire aratubwira muri hadith ati wa'adhana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'iza, mu by'ukuri twahawe inyigisho n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'adirati min al-qulub, imitima yacu ikagikangarana ikagira ubwoba kubera ibyo twabwirwaga n'intumwa y'Imana, wa dharafat min al-uyun, ndetse n'amarira akazenga mu maso hacu tukarira kubera inyigisho twahabwaga icyo gihe n'intumwa y'Imana. turabireba tubyibazaho kugeza ubwo bavuze bati ya Rasulullah, ewe ntumwa y'Imana, ka annaha mau'izatul madda, izi nyigisho duhaye umunsi wa none ko zigaragara nk'izanyuma kuri twebwe, ko wazishimangiye nkaho nta zindi nyigisho dutegereje kuri wowe nyuma y'uyu munsi wa none. fa awsina, niye nama waduha ya Rasulullah, niye nama waduha, niye nama wadusigira nyuma y'ibi ngibi watubwiye. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababwira ibintu bine. ibi bintu bine byababereye isomo, nanjye ndagira ngo bitubere isomo abavana b'Isilamu. ibintu bine yababwiye, yaravuga ati usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla, ndabagira inama yo gutinya Allah mu byo mukora byose. mubagira inama yo gutinya Allah mu byo murimo byose, mugatinya Allah subhanahu wa ta'ala. wasami'a wa ta'a, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma yo kugira abayisilamu inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, rabati wasami'a wa ta'a, kandi inama ya kabiri ndetse n'iya gatatu yabagiye inama yo kumva ndetse no kumvira. kumva no kumvira abavana b'Isilamu. yusubije amaso inyuma, kawumi zose zabayeho, abatubanjije bose mwumva, abahahuye n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, abahuye n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bazize kumva hanyuma ntibumvire. bivuze ngo
turamutse twumvishe ariko ntidukire mu bikorwa byo twumvishe, dutegereze ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze aya magambo arangije asa n'ukira hakito, reka nanjye nkakireho. Abati mbagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kumva hanyuma tugashyira mu bikorwa tukumvira. Intumwa y'Imana iti wa in ta'amali alaykum abdi, kabone nubwo muzaba mwumvira, kabone nubwo muzamuyobewe n'umucakara. Intumwa y'Imana dutegetse kumwumva no kumwumvira. Uzi impamvu yadutegetse kumwumva no kumwumvira? Ni ukugira ngo abantu bose basenyere umugozi umwe kuri iyo dini. Haramutse hagize abamwumvira abandi bakamuhakana, byaba bibaye ikibazo bavana mu Islam. Bwa bumwe turimo tuvuga, bwa bumwe turimo twigishaho, bwaba bucitsemo kabiri. Bamwe bakumva ibi ngibi, abandi ibindi bakabibona kuriya. Bityo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangije yavuze amagambo ati innahu mayashi minkum, impamvu mbabwiye ibi ngibi, innahu mayashi minkum fasayara ikhtarafan kathira, uzabaho igihe kirekire muri mwebwe azabona amacakubiri menshi cyane mu Rwanda. Amacakubiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze muri hadithi, yarayavuze ariko ayavuga muri ubu buryo ngiye kubabwira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaciye umurongo utunganye, ababwira ati iyi niyo dini, ubu nibwo Uislamu mbasigiye umunsi wa none. Arangije yanzira itunganye yicaho udushami twinshi cyane twageraga kuri 70. Arangiye abati wa hadhihi subula, n'utuyira tuyobye kandi tuzaduka, tuzaza mu bihe bya nyuma, ndetse na buri kayira kamwe mu rutungutu kazaga gafite shaytani gahamagarira, kazaga gafite shaytani gahamagarira ati nimuza hano nitwe turi mukuri. Nigeze kubona nge abantu bigometse ku muyobozi wabo, imamu wabo, mushekhi wabo bamwigomekaho, kugeza ubwo yabwiraga Bilal ngo kora ikama dusari, abayisilamu bagasohoka bakajya hanze. Bamwe bagasari, abandi bagasohoka bakajya hanze. Bamara gusari abo nabo bakaza bagakora ikama nabo bagasara. Wallahi wumvi aho bari bageze. Mu gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yategetse abantu kumva no kumvira umuyobozi, kabone nubwo azajya bategeka. Intumwa y'Imana bamubajije ikibazo nk'iki ngiki, bati none ya Rasulullah, igihe tuzaba dufite abayobozi babi badutegeka gushyira mu bikorwa iby'Imana ategetse ariko bo ntibabikore. Intumwa y'Imana ati muzabumve munabumvire, muzabumve kandi munabumvire. None se ya Rasulullah, nibareka gukora ibyo byiza badutegeka n'ibyo bibi baduhamagare, barangiza bo bakajya gukora amabi, bakajya gukora ibibi, bya bindi batubuje, ati nabwo muzabumve munabumvire. Astaghfirullah. Kugeza ubwo uyu muntu yabaje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atese none nibareka no gutegeka ibyiza no kubuza ibibi. Intumwa y'Imana iramubwira iti uzagenda uhobera igiti ugishingaho amenyo, urupfu niruza ruzagusanga kuri kiriya giti. Ibi ngibi intumwa y'Imana bivuze ashaka kumugaragariza yuko bitemewe kwigomeka ku muyobozi no kurema kandi gatsiko gacwamo amacakubiri abayisilamu muri rusange, gashobora gucamo amacakubiri abayisilamu. Nibi bintu utabibona, genda hariya wicara utuze, wicamwe abantu amacakubiri. Ubumwe ni ikintu gikomeye mu idini y'Ubuislamu. Muri sosiyete y'abantu bundi iyo batakaje ubumwe baba batakaje ikintu gikomeye, kubera yuko ubumwe nibwo bwubakirwaho buri kintu icyo ari cyo cyose. Abantu baramutse batatanya bakabura ubumwe muri bo, imbaraga zabo ziratatana zikabura icyo zamara, umusaruro ukabura. Ni nayo mpamvu mu idini y'Ubuislamu bavana Uislamu, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaciye ututuyira twinshi cyane. Arababwira ati ikibabaje ututuyira buri kamwe muri two kazaga afite shaytani gahamagarira, bati ni muyoboka angana nitwe turi mukuri. Uko niko abantu bazaba bameze. Umuntu afata abantu be bamwumva babwira ati nitwe turi mukuri, mureke twigomeke kuri bariya, mureke tunyuranye na bariya ibyo bakora, twe dutandukane n'ibyabo. Wallahi abantu bakabaho batyo, abantu bakiberaho muri ubwo buryo kugeza ubwo n'imperuka ibagerera, urupfu ruza rukabasanga bari mu ibyo bakazisanga bari mu muriro. Ibi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze byashimangiwe na Qur'an, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye aya igira iti wa anna hadha sirati mustaqim, kandi mu by'ukuri yo niyo nzira itunganye, fattabi'u, ni muyikurikire. Niko Allah subhanahu wa ta'ala atubwiye.
imana ashimangira ibintu nka imana Muhammad sallallahu yakoze ahangaha abati iyi niyo nzira itunganye, iyo nzira tweretswe n'intumwa y'Imana, nimuyikurikire. Imana iti wala tatabi'u subura, muramenye ntimuzakurikire utwo tuyira tuyobye, twatuyira za mpaka, twatugambo, twatundi twose dushobora gukura abantu tubakura ku bumwe bw'abayisilamu. Fatafarraka bikum an sabili, kugira ngo mutazatana, mutazatezuka, mutazanyuranya n'inzira y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo bavana abayisilamu, ubundi abayisilamu tugomba kuba bavandimwe mu byo dukora ibyo ari byo byose, tugomba gushyira hamwe mu byo dukora ibyo ari byo byose. Ubundi uwisilamu, idini w'Isilamu yaje hamagarira abantu kwiyumvanamo ahsasu bil akhir, buri muntu wese agatekereza kuri mugenzi we, buri muntu wese akishyira mu mwanya wa mugenzi we, kugeza ubwo ureba mugenzi wawe ukamwibonamo. Kugeza ubwo umwe mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ko ngo abantu biyumvanagamo b'abasahaba, kugeza ubwo iyo babaga bari ku marimbi bagiye gukingura umuntu witabye Imana, wabonaga buri muntu wese ari kwitekerezaho, buri muntu wese ari kwibaza ku byabaye, kugeza ubwo utashoboraga kumenya uwuha poro n'uwutayiha, kubera uburyo bifatanyaga mu bibazo, ugasanga bameze kimwe mu bibazo byabo byose. Ntabwo washoboraga kumenya ngo uwabuzuwe n'uwuhe muri abangaba ngo muhe pore, bose wabanaga bafite agahinda kangana n'ibibazo bimeze kimwe. Uyu munsi wa none twe duhagaze kuri uwo murongo wa Islam. Iyo urebye usanga twebwe duhagaze hehe, duhagaze dute kuri uyu murongo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buri muntu wese abanza atekereza. Ni nayo mpamvu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atubwira ati la yahlu li rajulin, ntabwo byemewe ku muislamu an yahjura akhahu fawqa thalatha layali, kuba yagirana n'ikibazo na mugenzi we w'umuislamu, kuba yagirana ikibazo n'umuvandimwe we na mugenzi we fawqa thalatha layali, bikamara iminsi 3 umwe kirakariye undi, umwe kirakariye mugenzi we, ikibazo cyavutse mu bantu ibyo ntibyabura, ariko umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu kwezi, ibyo ntabwo byemewe mu idini w'Isilamu. None uyu munsi wa none hari n'abacana umubano, kugeza ubwo n'umwana uzavuka asanga icyo kibazo gihari, kikamera nk'umurage, umubyeyi agenda asigira umwana umwuzukuru gutyo gutyo kikazanagura. Intumwa y'Imana yatubwiye iminsi 3 biba bihambaye, yalitaqiyani fa'uridu hadha wa yu'ridu hadha, ndetse ngo n'igihe bahuye umwe akirengagiza mugenzi we n'undi akirengagiza mugenzi we. Bangaho uyu munsi wa none bajya ku rwego rw'uko mugenzi wawe gutora salamu, indamutse turutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iri itegeko kugira ngo umwikirize salamu, biri itegeko, ariko ntushyire mu bikorwa iri tegeko, nturishyire mu bikorwa, ugasanga umuntu uratinyuta umuntu gutora salamu arashaka turakomeye. Allah, ntabwo byari bikwiriye, ntabwo byari bikwiye ku bayisilamu. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri mu byubatse ubuyisilamu harimo ko abayisilamu bakiraga hamwe, abayisilamu bakiraga hamwe, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yanashimangiye abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aratubati ruhamau bainahum, mu by'ukuri bo barabanyempuwe hagati yabo, barabanyempuwe hagati yabo, ntabwo bigeze bagira izi nzangano zimeze gutya na gutya na gutya na gutya, usanga uyu munsi wa none zituranga cyangwa se zishobora gucamo abantu amacakubiri. Bityo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati la islam bila jamaa, mu by'ukuri nta buyisilamu bwabaho igihe tudafite ubumwe. Nutandukana n'abandi, niwitandukanye na jamaa, niwitandukanye n'abandi, ntimwungu ubumwe ba mu Islam, uzamenye yuko nta buyisilamu gifite. Imana niwe atubwira wa alaykum bil jamaa fa inna yadullahi ma'al jamaa, mujye murangwa no gufatana urunana ku idini, mujye murangwa no gushyira hamwe, kubera ko ikuboko kw'Imana kuri kumwe na babandi bashyize hamwe. Kuboko kwa Allah kuba kuri kumwe na babandi bashyize hamwe. Ibaze kuri wa wundi watandukanye n'abandi ukwezi, amezi 2, umwaka ugashira, ukageza naho noneho n'abayisilamu bakwibagirwa. Bijya bibaho, ugasanga umuntu aragiye yishyize riya ikantarange, n'uwamubaza ibibazo by'abayisilamu cyangwa by'ubuyisilamu ntabyo azi.
y'umubaye akubwira ati umuyisilamu, ariko se kongera numva ngo hari ibibazo bimeze guri ntabyo nzi ngiye. Allah ubu ntabwo byari bikwiye ku muntu w'umugabo wa Islam, ntabwo byari bikwiriye. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati nta wisilamu mu gihe nta jamaa, nta wisilamu bwabaho nta bumwe, wala jamaa bila imara, ndetse n'ubwo bumwe ntibubagiye budafite ubuyobozi. Intumwa y'Imana ikaroye cya kindi iti wala imara bila sami wa ta'a, ndetse n'ubuyobozi ntibwabaho kereka igihe buzabwumva kandi bukanumvirwa. Bityo abavana w'Islam kugira ngo turangwe no gushyira hamwe, kugira ngo turangwe n'ubumwe, turangwe na cya kindi intumwa y'Imana duhamagarira, cya kindi Islam yacu duhamagarira, nuko mu by'ukuri tuzumvira abayobozi bacu, nuko tuzarangwa no kumva kandi tukanawumvira. Igihe tuzaba twumva ariko ntidushyire mu bikorwa, ndababwiza ukuri ko bizaba ari ikibazo hagati yacu, cyangwa se bizaba byaba ikibazo muri rusange. Bityo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ibintu bibiri muri hadithi ngiye kubabwiye, tubwite al-muslim man salima al-muslimina bil lisani wa yadihi. Iki kintu ndagira ngo nkigarukeho. Ibi bintu bibiri iyo utabicunze neza bishobora kukubera impamvu yo kuzarangwa no kuba mu muriro ubuziraherezo, yo gucana umubano n'abandi, yo kubura ubumwe n'abagenzi bawe muri rusange. Ibyo nta bindi Rasul yabivuze muri hadith ati umuyisilamu mwiza ni wa wundi abayisilamu bagira amahoro, wa wundi bagenzi be bagira ituze, bilisani kubera ururimi rwe ndetse n'ukuboko kwe. Uratekereza ko hari abantu bacanye umubano akenshi bituruka ku rurimi, bituruka ku maboko yacu bavana w'Islam. Abantu bagacana umubano, abantu bakagirana ibibazo bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu buriya mu nema natangiye mbabwira, mu nema twahawe harimo inema y'ururimi. Ni nayo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ko uzakoresha ururimi rwe neza, akarukoresha mu buryo buri bwo, tayari n'umuntu wo mu ijuru. Ururimi ibada nyinshi dukora zituruka ku rurimi. Ariko nanone intumwa y'Imana ni nayo washimangiye avuga akitharu dhunuba bin adam min lisani, n'ubundi n'ibikorwa bibi cyangwa se akenshi ibicumuro, ibikorwa bibi bya mwene Adamu bibyarwa n'ururimi rwe. Ururimi nirwo rubyara ibyo byose, rukabizana rukabikira hariya. Niyo mpamvu ururimi turukoresha mu kunga ubumwe, urukundo, ibyo byose bikazanwa n'ururimi. Ariko nanone no gutanya abantu bikoreshwa n'ururimi. Mugabo witwaga Muadh ibn Jabal, Imana mwishimire, yabajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma yo kwitegereza abantu uburyo bakora, ibyo bakora, uburyo bateyemo. Umuntu aravuga agasenyera mugenzi we, umuntu akavuga akandagaza mugenzi we, umuntu akavuga agaca umubano w'abantu bari babanye neza, bari bafitanye urukundo nta kibazo bafite. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nako Muadh ibn Jabal ibyo byose akabyitegereza kabirarangira, yegera intumwa y'Imana amaze ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, ese koko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bazabazwa n'ibyo bagendaga bavuga? Ibyo bavuga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, nitugera imbere ya Allah ese koko tuzanabazwa n'ibyo twavugaga ku ndimi zacu? Muadh abajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam agiye kumusubiza nta kindi yamubwiye, yavuga ati ya Muadh, ya Muadh, وهل يكب الناس في نار وجوههم إلا خصائد ألسنتهم. يا معاذ, uratekereza ko ukeka ko hari ikindi kizajyana abantu mu muriro wa jahannama ku bwinshi, ndetse bakajyanwamo bakubwa uburanga bwabo ku makara ya jahannama, ila khasaidu alsinatihim, uretse ko bizaterwa n'imisaruro y'indimi zabo? Nuko nguko intumwa y'Imana asubije Muadh, mubwira ati Muadh, uratekereza ko hari ikindi kizajyana abantu mu muriro wa jahannama, ndetse si ukujyanwamo gusa bagakubwa uburanga bwabo muri jahannama, bagenda bakurwa uburanga bwabo buri gukubwa ku makara ya jahannama, uretse ko ibyo bizaterwa n'imisaruro y'indimi zabo. Murebe ibyo tuvuga bishobora gutandukanya abantu n'abandi mu bitekerezo bavana Islam. Ari nayo mpamvu mu murongo twahawe n'idini yacu Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala ati innamal mu'minina ikhwa,
abemera Imana bose n'abavandimwe fa aslihu baina akhwaykum. Allah subhanahu wa ta'ala dutegeka ati ngaho nimwunge ubuvandimwe bwanyu, nimwunge abavandimwe banyu. Indimi zacu tuzikoreshe mu kunga bagenzi bacu, ndetse Imana yavuze muri iyi sura n'ubundi ngo wa intaifa, Imana muri iyi sura n'ubundi yaravuze ngo yemwe abemeye Imana inja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Imana yavuze ati yemwe abemeye Imana nimuzirwa n'abantu b'inkozi z'ibibabaza n'inkuru. Niko Allah tubwira, abantu bakaza aje yashyuhije ya bintu birashyushye, akaza ati waruzi n'ikindi wamenye iki, akakuzanira inkuru. Imana dutegeka iti fatabayyanu, ushishoze murebe kure, mushyiremo ubugenge, hato mutaza gucana umubano cyangwa se mukarenganya abantu n'abandi. Nicyo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse kutubwira. Uyu munsi wa none usanga rimwe na rimwe dushyigikira abantu nk'aba ngaba, bakatuzanira ibintu nk'ibi ngibi bishobora guca umubano hagati y'abantu n'abandi, nyamara tukirengagiza yuko bifite ibyago. Dufite ibyago imbere Allah subhanahu wa ta'ala kuri wa wundi waranzwe n'ibintu nk'ibyo ngibyo bava no Islam. Bityo rero mu byo intumwa y'Imana tubwira, aratubwira ati thalathatu man kunna fiha wajad thalathatu man kunna fi wajada bihina halawata al-iman. Intumwa y'Imana tubwira iti ibintu bitatu uwo bizarangwaho, uzarangwa n'ibi bintu bitatu ngiye kubabwira, ndamuha isezerano ko cyangwa se ndamwizeza ko azaba atangiye gusogongera ku buryohe bwa Imana. Uburyohe bwa Imana azatangiye kumva, atangiye kumva uburyohe bwa Imana. Tayari Imana ntabwo arayicaramo neza. Imana irahambaye abayisilamu, ntabwo arayicaramo neza, ariko niba atangiye kumva uburyohe bwayo. Ibyo bintu bitatu Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze, ntabwo byose ndabirondora, ariko mu byo yavuzemo wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhuma illa Allah. Intumwa y'Imana yavuzemo ko umuntu yakunda mugenzi we nta kindi kintu yamukunda icyo aricyo cyose. Umunsi wa none uzareba inkundo z'abantu cyo zishingiraho, kana kuriya se wamukunda ngo azakumarira iki? Ko tuba tuvuga wese yimariye iki? Ntabwo gukundana kubera Allah subhanahu wa ta'ala twabitakaje. Umunsi wa none ibi nibyo byakururaga abantu n'abantu, ugasanga umukene gukunda umukire, cyangwa se abantu barakundana kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Umukene yazi wawe ugasanga arisanzuye, umukire yazi wawe ugasanga arisanzuye, uciritse n'uhambaye bose bari ku rwego rungana mu kukwisanzura. Ariko uyu munsi wa none turacana umubano kubera yuko hari n'abo dukumira kuba bagera mu ngo zacu. Rimwe na rimwe yazane yanagera iwawe ukabona atari uwo kwicara iwawe muri saro, ukamuha karibu ku gitebe hanze aticara hariya, kubera yuko ubona yuko adakwiriye kuza kwicara mu ntebe zawe, wenda hariya anazana. Islam utereke nta Islam aba afite. Ni nayo mpamvu idini w'Islam dutegeka yuko mu by'ukuri abemera Imana twese ubundi turi abavandimwe, kandi umwiza kuruta abandi n'urusha abandi gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nacyo gituma abavandimwe Islam dukwiye kureba kure icyo aricyo cyose gishobora gusenya ubumwe bw'abantu, tukakirinda tukakigendera kure, tukakirinda tukacyamagana. Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwiye ko mu biri bintu bitatu umuntu azarangwa nabyo akaba atasogonya ku buryo bwa Imana, harimo no gukunda mugenzi wa nta kintu umukundira uretse kubera Allah, uretse kubera Imana, kubera ko ari itegeko rya Allah. Imana dutegetse gukundana, kunda uwo muntu nta kindi ushingiye uretse ko Imana ari itegeko ry'Imana, nta kindi na kimwe washingiye. Mukunde, numubona arengana murenganure, numubona hari cyo gukeneye ugifite kimuhe, kubera urukundo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Ariko nutabikora uzaba umuhuguje. Bityo bavana Islam, igihe cyose tuzarangwa n'ibi ngibi byose, tuzazirikana yuko mu by'ukuri turimo turubaka ubumwe, kandi ubumwe mu by'ukuri buzaba bukomeye mu Islam bwacu, cyangwa se mu bihe byacu dutegura n'abana bacu n'abazaza ejo hazaza heza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم،
ونفعني وإياكم وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم إنك أنت التواب الرحيم. Islam TV. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. twongeye gushimira Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala mukuri iherezo ryiza n'iry'abaganuka Imana kandi bakanayumvira amakuba kaga n'agahinda ntibizabaho keretse kuri babandi bahuguje rozabo. Amahoro n'imigisha nibisakaye ku mukunzi wacu ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira idini mukuri kuzageza ku munsi w'izurwa ry'ibiremwa. Mu by'ukuri bavana Islam mu gusoza ndagira ngo mbabwire hano hari urugero rumwe. Uru rugero ni zimwe mu ngero abarabu bajya batanga y'umusaza wari ugeze mu zabukuru batwereka ingaruka zo gutana umubano wa bavana Islam, zo kuba tutaba bamwe ngo dusenyere umugozi umwe ku idini y'Imana. Baratubwira bati ugiye kimwe umusaza yari ageze mu zabukuru hanyuma aza guhamagara abana be, yari afite abana 12 arabahamagara. Aravuga ati bana banjye dore nge ndashaje ngeze mu zabukuru, ariko iyo mbitegereje mbareba mu by'ukuri mbona imbaraga zanyu nta cyizere bimpa cy'ejo hazaza kuri mwebwe. None yari yafashe umuba w'inkona arazihambiranye arazikomeza, arangira avuga ati none ndagira ngo ndebe muri mwebwe uzavamo umugabo, muri mwebwe ninde. Arangije abahereza za nkoni zihambiranye yabahereka, avuga ati bana banjye ngaho ninde wabasha kuvuna izi nkoni? Nkoni 12 zihambiranije, umwe ajya aragerageza yitura ntarati nge birananiye, n'undi wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane kugeza ku bana 12 bose biranga. Bimaze kwanga wa musaza aravuga ati sibyo nababwiye, ariko ngewe dore ndashaje nta n'intege mfite ariko rizana mbereke. Wa musaza kuramo ya migozi afata ya mbere arayivuna inaga hari, ya kabiri arayivuna inaga hari, ya gatatu arayivuna inaga hari, kugeza ubwo zose yazirangije. Abana bavuga ati muze ntabwo nawe nuko natwe utwemeye tukagira gutya natwe ibingibi twari kubishobora. Avuga ati bana banjye ntabwo ari icyo nashakaga, icyo nagira ngo mbereke, nagira ngo mbabwiye ko mbasize muri abana 12. Izi mbaraga mbasigiye n'ubu bumwe mbasigiye nimubikomeza nta mwanzi uzigera bacamo ngo abagirire nabi, ariko nimuramuka mutatanye umwanzi azabacamo umwe ku wundi, mwese azabarangiza nta kintu na kimwe muzaba mukiri cyo. Ati niyo mpamvu izi nkoni zigifatanye nta nimwe nigeze, nta nimwe wigeze zibasha kuba yazivuna, ariko kubera yuko namaze kuzitatanya buri mwe nagiye nyivuna mu buryo bworoshye. Ni nayo mpamvu bavana Islam iyo witandukanyije n'abandi menya ngo kuzimira kwawe biroroshye cyane, biba byoroshye cyane. Ni nayo mpamvu idini y'Islam duhamagara kuba bamwe no kubaka ubumwe no kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma twivangura n'abandi. Icyo ari cyo cyose cyatuma dutandukana n'abandi tugomba kukigendera kure kandi tukakirinda. Mu gusoza Imana nyagasana atubwira ati innal ladhina faraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in. Imana nyagasana iratubwira iti mu by'ukuri babandi batatanye mu idini yabo, babandi batandukanye mu idini yabo, wa kanu shi'a barangiza bagatandukana muri iyo dini, lasta minhum fi shay'in, ntabwo bari kumwe nawe yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bivuze ngo abo bantu ntabwo bari ku muco n'umugenzo w'intumwa y'Imana. Uko byagenda kose nutandukana n'abandi, niwitandukanye na bagenzi bawe uzamenye ko ukubiri n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse no ku munsi w'imperuka ari nacyo usorezaho intumwa y'Imana muri Qur'an yatubwiye iti abo ndibo bazazanwa ku munsi w'imperuka, yawma ya'bu zalima ala yadayhi, bakozwe n'isoni barya intoki zabo bazekenya, barya intoki zabo kubw'ikimwaro bazaba bafite. Yaqulu ya laitani
takhadhitu ma'a rasulin sabila. Bavuga ati mbega kaga, mbega ibyago tugiye guhura nabyo, ubonye iyo tuza gukurikira inzira imwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko baciye ukubiri n'ibyo intumwa y'Imana yagize ite yaduhamagariye. Bityo bavana w'Islam, ibadullah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa وتزودوا فإن خير ذات التقوى واخذروا أسباب سقط الجبال فإن جسمكم على نار التقوى. bavana w'Islam bagaragwa Allah nongeye kwagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira. Mukuri abagandukira Imana nibo bafite insinzi hambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum bil jamaa, tunarangwe no kubaka ubumwe mvuga ubu buvandimwe tuvuga, turangwe no kubwubaka no kubusegasira no kubushyigikira. Fa inna yadullahi ma'al jamaa, kwa kuko kw'Imana kuri kumwe n'ababandi bazasegasira ubumwe bagahora bari hamwe bafatanye urunana ku idini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, kandi tumenye ko anaghadan bayna yadayillahi mawqufun, ejo hazaza twese tuzagezwa imbere y'umuremyi wacu yawo maqumun nasu lirabbil alamin. Umunsi buri kiremwa cyose kizagihagaza imbere y'umuremyi wacu. Bavana w'Islam, nta kindi kizaduhagaritsaho uretse kugira ngo tubarurirwe ibyo twakoze. Tuzabarurirwa ibyo twakoze, mu by'ukuri ibyiza tuzabihemberwa, ariko n'ibyo twacumuye tuzabibazwa. Wasayalamuna alladhina zalamu ayyamun kadhibin. Ibwo bazibuka babandi ibyo babwirwaga babisigaga mu musigiti, baranya bakisohokera bagasohoka babisiza bakajya gukira mu bikorwa byo biriwe babuzwa. Ibyo babujijwe ahubwo bakajya kubishyira mu bikorwa. Imana ihaye umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'imigisha, ikanateka abamarayika kumusabira aho yigira ati inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salla ala salatan wahida sallallahu bi ala ashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.